Mbere yuko dutangira aka kavideo cyangwa se aka gafilime hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza cyangwa se uba urimo kugitekerezaho cyane. Bakunda kuvuga ko iyo umuntu aje mu buzima bwawe aje kugutabara, wenda hari ibibazo ufite ukeneyeho ubutabazi ariko warabuze ibisubizo cyangwa se ukurokoka, akenshi uwo muntu bakunda no kumwita marayika. Ukumva bari kuvuga ngo ni marayika waje mu buzima bw'umuntu cyangwa se ni marayika waje mu buzima bwanjye. Bityo ikibazo nshaka kukubaza ni iki: ese uramutse ubonye uwo mu marayika cyangwa se umuntu nk'uwo nguwo, wabwirwa n'iki ko ari we? Ni iki cyabikubwira? Turi buze kubibona cyangwa se igisubizo turi buze kukibona mu gihe gikurikiyeho cyangwa se tumaze kugera aho tugera muri aka gafilime. Dutangiriye ahangaha, ni ahantu mu rugo. Hari umwana w'umukobwa waje kuri iki gipangu aje kwinjira, ndetse uyu mwana w'umukobwa yinjiye ahangaha muri iki gipangu bigaragara ko ari mu rugo nk'umwana w'umunyeshuri utashye iwabo mu rugo. Uyu mukobwa nuko nguko yaje kwinjira ahangaha mu nzu, ndetse ahangaha ku ruhande hari abagore bari kuganira ku bintu bijyanye n'ibitenge. Ati ewan, iki gitenge ni cyiza, nari mbizi kuri buze kugikunda rwose, ibintu bimeze neza. Ati sinjye uzarota iki gitenge nyambaye neza. Ni ababyeyi bigaragara ko harimo umwe urimo gucuruza n'undi bamwereka uko ibintu bimeze ahantu mu rugo. Aba babyeyi barimo guciririkanwa, uyu mwana w'umukobwa barimo kutwereka ariko tutari kubona isura ye nuko yatambutse ahangaha avuga ati ma, igicamunsi cyiza. Umubyeyi wari uri ahangaha yabonye uyu mwana w'umukobwa, agenda amusanga, yitegereza uyu mwana avuga ati Olivia. Umwana arahagarara, bimeze bite? Umwana arongera acaho aragenda ameze nkaho wagira ngo uyu mwana yivumbuye tu. Umubyeyi yabitekerezaho yagiye avuga ati Olivia. Ndetse umwana nuko nguko yaje ahangaha mu cyumba ahita akubitaho umuryango arafunga. Nyagasani, nuko nguko tugatangiye, ntagire ikintu na gito kigucika. Ubundi umwana utashye mu rugo nyine asuhuza ababyeyi bamuhamagara akabareba. Umukobwa mama we yaje agana kuri iki cyumba ahangaha, ndetse ageze ku muryango arakomanga ahamagara avuga ati Olivia, wa mukobwa we, Olivia. Ati Olivia, fungura uyu muryango. Umwana yanga gufungura ndetse yanga no kugira ikintu yavuga. Umubyeyi abitekerezaho cyane, yongera gukomanga avuga ati Oli, bimeze bite? Umubyeyi abitekerezaho ndetse ahita amera nk'ucitse intege, anabyibazaho nyine ibintu bibaye. Behind the box cyangwa se ikihishe inyuma y'akabox cyangwa se igikarito, uyu mugabo cyangwa se uyu mubyeyi yaje ahangaha nawe ni papa w'uyu mwana, aza gukomanga avuga ati baby girl please fungura uyu muryango, ni papa wawe urimo gukomanga ahangaha. Umukobwa abarya sini. Olivia, umwana bigaragara ko wagira ngo hari icyo yabaye. Olivia, bimeze bite? Oli. Umwana yanga gufungura. Nyagasani, umugore avuga ati se ibingibi turi buze kubyita iki noneho? Bamera nk'abahangayitse tu, nibiki tugiye kubyita ibingibi? Iyi myitwarire ni bwoko ki? Ati nose ratekereza hari cyabaye ku ishuri? Ati njye nahamagaye umwarimu ndetse kandi n'abandi banyeshuri, ariko nta bantu bazi ibintu bishobora kuba byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Umugabo abitekerezaho cyane, arongera arahindukira akomanga kuri uyu muryango avuga ati Olivia, nuramuka udafunguye uyu muryango ngende buze kumena uru rugi tu, umenye ko ahangaha ari iwanjye, fungura uyu muryango. Umwana abarya sini. Umugore avuga ati chief please ndakwinginze uyu muryango ibyo kuwumena reka ntabwo birimo, cyangwa se kuwuturitsa nyine, ndakwingi. Ati Oli please. Umwana bakomeza kumwinginga cyane, bigaragara ko hari icyabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Nuko nguko tugatangiye rwose, ababyeyi bahangayitse. Nagira akantu na gato kagucika, kiriya kibazo dutangiranye uri buze kugira ikintu ubona umubyeyi avuga ati boretse gatoya. Ati nose umwana w'umukobwa arimo kurira. Yavuga ati njye ntacyo ndimwo kumva. Umubyeyi atangira guhangayika cyane. Ese uramutse ubonye marayika nkuriye cyangwa se umuntu ugiye kugutabara ubuzima bwawe, ni ikihe kintu cyakubwira ko ari we, cyangwa se wabibwirwa n'iki? Kumbe umwana w'umukobwa yaje ahangaha arimo kurira, afata indorerwamo asanzwe yireberamwo ahangaha ayishyiraho ibipapuro. Bigaragara ko adashaka kwireba mu ndorerwamo cyangwa se atagikeneye kwireba mu ndorerwamo, araha hose nyine ashyiraho ibipapuro, arimo no kurira abogoza cyane. Umwana amarira yamubanye menshi cyane, bigaragara ko hari ikintu gishobora kuba cyamubayeho. Nyagasani, umwana afite agahinda, kumbe ni nayo mpamvu atari kwitaba ababyeyi be, arababaye cyane. Umwana yakomeje kurira anapfukama imbere y'iyi ndorerwamo. Gushyira ibipapuro kuri iyi ndorerwamo ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko uyu mwana atabishaka. Ibintu byo kwirirwa byireba mu ndorerwamo wagira ngo ni nkaho byaba bimuteye ipfunwe cyangwa se bimuteye isoni nyine.
sasa mu gihe cyakurikiyeho umugore yazanye n'umuntu wo gusenga, buri roho mbi y'umwijima yaje ahangaha iri guhavaringa muri uru rugo turayirukanye mu izina rya Yesu. Buriya ababyeyi b'Abanyafurika niko bameze, buri kibazo cyose giteye bahita bumva ko amasengesho ashobora gukemura ibibazo byose, ndetse twese ibyo ngibyo tubiziranyeho. Ubazanye n'umuntu wo gusenga kugira ngo uyu mwana ibintu byamubayeho nyine babitokeshe da. Iyi ni imico ya Kinyafurika nyine twamenyereye, ndetse ibyo ngibyo byarabaye. N'ubundi nahangaha mu rugo bahise bazana umutekinisiye, ati rero tekinisiye nkuzana yangaha ngo uyu muryango uwufungure. Umugabo mu gufungura, umwana yadanangiriye mo imbere afite agahinda, ati ngiye ntabwo nkubwiye ngo uze kuromansinga uyu muryango, ndavuze ngo wumena ariko ni urugo rwanjye, ndibuze gusimbuza uru rugi, bintu urimo kuza rumena. Umugabo akora y'akanyundo. Umugore avuga ati Olivier yafungura uyu muryango mbere yuko bamena uru rugi. Umutekinisiye atangira gahunda ati buretse gato hari icyo numvise, buretse gatoya. Umwana yakoze ku muryango nyine ati arimo gufungura umuryango, ndabyumvise arimo gufungura nyine, yakatuye urufunguzo iserire n'urufunguzo abangaba barabyumva. Ndetse mu kugira ahangaha umwana yipfutse isura. Ubu busazi ni ubuhe se? Ubwo bugoryi urimo gukorana ubuhe? Nese wasaze wagakobwa we? Umwana yipfutse isura. Nese no kubera iki isura yawe ikavarinze n'ibyo bintu by'ibitambaro? Umwana ntagira icyo vuga, ariko subiza ikibazo. Cyangwa se iyi ni imyitwarire mishyashya wazanye, niko ku ishuri mugiye kujya mwambara se? Subiza ariko. Ati ngiye kandi naguhondagura wagakobwa we. Umwana ameze nkaho wagira ngo yapapye cyane. Ababyeyi bararebana, nase ibingibi ni ibiki rwose Nyagasani? Ati buka gakobwa wagira genizi z'iki gihe zarasaze n'ibiki byose byarabaye. Umwana bigaragara ko wagira ngo reba umwana yaje yambuye n'igikarito barimo kurya ahangaha ku meza. Ababyeyi byabacanze, umwana wagira ngo hari ikintu cyabaye cyatumye agira nk'akadepresiyo cyangwa se ibindi, yibereye mu gikarito, ntabwo ashaka ko ababyeyi bamubona isura. Umugore amureba, mwitegereza, agiye kumukoraho, mbabarira Nyagasani. Ni umugore. Umugabo nawe amwitegereza, ahangaha bari gufata breakfast ibya mu gitondo. Nase ibyo ngibyo ni ibiki udashaka ko tubona isura yawe? Ni ikihe kibazo ufite wa mukobwa we? Ni iki cyabaye? Umugabo avuga ati kubw'inema y'Imana waretse uyu mwana w'umukobwa akiberaho mu mahoro, rekeraho ngo guhangayikira umwana w'umukobwa, mureke yibereho mu mahoro. Ndavuga ati igisobanuro cy'ibi ngibi se ni iki byo kwambara igikarito ni ibiki? Uyavuga ati abana b'abajenizi se urabayobe wabasobanukirwa? Bagendana bafite dinamike zitandukanye cyane, bityo uyu mwana mureke umwumve, reka uyu mwana yibereho mu mahoro cyane. Umugore avuga ati ibi bintu biri serious. Ngiye ntabwo ndavate nese ibi ngibi wigeze wumva hari umuntu ukubwira ko afite ikibazo? Reka dutegereze umukobwa turebe niba hari ikibazo. Ati aka kanya yicaye ahangaha, mu kanya araba ari mu cyumba cye, ubu kurikiyeho ndibuze kumusubiza ku ishuri, siko bimeze? Umwana avuga ati sinshaka gusubira kwa kiriya kigo papa. Umugore avuga ati what? Ati none se ngo ntabwo ushaka gusubira kwa kiriya kigo? Ati yego rwose. Nese kiriya kigo ntabwo wagikunze? Ati yego. Ati icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo, mwana wanjye ndibuze kugushakira irindi shuri cyangwa se ikindi kigo gishyashya. Bigaragara ko ibintu byawe. Ati ngaho rya rero. Ati ndibuze kurya mu kanya. Bigaragara ko uyu mwana ahantu yigaga ku kigo cy'amashuri yagiriyeyo ikibazo, byanga byakunda akaba ariho habaye intandaro y'ibi bintu. Mu buryo butunguranye umwana akavuga ngo ngiye ntabwo nshaka kujya mwakira kigo cy'amashuri. Hano ni ku ishuri, murakaza neza muri Atlantis Secondary School. Ndetse misiyo yacu ni ukwampawaringa cyangwa se gushyira imbaraga mu burezi n'abanyeshuri, noneho tukabashyiriraho ibintu birimo ubugeni neza cyane, mbese tugahindurira imyigire n'ibiki byose. Ni mu kigo cy'amashuri, ndetse ahangaha hari imodoka yari irimo kuhaza n'abanyeshuri barimo kuza muri iyi modoka yaparitse ahangaha. Nuko nguko umuntu yasohotse. Ati twebwe environment yacu tuyizamura tugira ngo noneho dutange uburezi cyangwa se amasomo anarenze cyane, ku buryo abanyeshuri bagira experience, tubategura neza cyane kugira ngo bazavemo abantu beza cyane muri field y'akazi. Umwana w'umukobwa nuko nguko yaje ku ishuri yambaye igikarito, ababyeyi bamuzanye ku ishuri. Hanyuma aba banyeshuri bazagire umusada batanga kuri societe cyangwa se ku imbaga nyamwinshi. Nyuma yo kuva mu kigo cyacu twakoze ibishoboka byose, twabempowarinze n'ibiki byose. Nyagasani, uyu mwana bamuzanye ku kindi kigo gishyashya, ndetse kandi nanone bigaragara ko ibintu byabereye aho yigaga atanashaka. Nyuma y'uko ati rwose ndatekereza umukobwa wanjye arishimye cyane, siko bimeze? Ati yego. Bamuzanye ahangaha, mukobwa wanjye
umugore yaje avuga ati situwasiyo y'umukobwa wanyu turi buze kwiyitaho neza cyane ndetse kandi nta kindi kintu gikomeye cyane, bityo rero turi buze gutuma umukobwa yumva nk'aho ari mu rugo. Bavuga bati urakoze cyane principal, ndetse kandi umwana wanjye mumwiteho neza cyane mubitugiriye. Ati yego ntimugire ikibazo, mwizere neza cyane ko ibyo ngibyo turi buze kubikora. Ati urakoze cyane, urakoze cyane. Ati oya namwe murakoze cyane, ibi ngibi ubinkorere nzagushimira cyane kandi nzagaruka ahangaha nje kuguhereza amashimwe. Principal avuga ati urakoze cyane nyakubahwa. Ati ngaho rero katube tugiye. Umwana w'umukobwa aza asanga ati uze kuryoherwa n'iki kigo. Ati bayi bayi kamarika kanjye, bayi 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 nyagasani, ni ikigo bamuzanyemo. Ati bityo rero uyu mwana w'umukobwa mujyane ku ishuri, mu ishuri agomba kwigamo tuze kongera kubonana. Umwana w'umukobwa Olivia nuko nguko bamuzanye hano ku ishuri. Go twin hari udukobwa tw'impanga ahangaha turimo kubyina umuziki. Go twin bara aramakora aha ni abana barakoma kondeba ikize. Mbese iri ni ishuri ry'abanyeshuri bari ahangaha baba barimo gukora utuntu dutandukanye. Hano hari umusore winjiye muri iri shuri, bakimubona batangira kwikoraza. Ni umukobwa uri hari inyuma utangiye kwikoraza. None se mwamubonye umusore yinjiye ahangaha abanye nese ntabwo urimo kubibona. Mbega umusore we baranamuhungije. Nyagasani, ni umusore wiga muri iri shuri wiyicariye ahangaha, ariko bigaragara ko aba yiturije bisanzwe, ndetse uyu musore banamuvugaho. Olivia umwarimu nuko nguko yamuzanye ahangaha mu ishuri, bigaragara ko ari ryo shuri agiye kwigamo. Nk'abanyeshuri batari bafite ikinyabupfura bahita bisuganya bose. Mwarimu abitegereza cyane abareba, ariko nkamwe koko shahu. Umunsi mwiza class. Ati umunsi mwiza ma. Aka kanya ndagira ngo mbentroduce umunyeshuri mushyashya rero mugiye kwigana. Amazina ye yitwa Olivia Jumbo, ndetse kandi mwese mumuhereza ikaze mutume yiyumva nkaho ahangaha ari mu rugo. Oyavuga ati ma boretse wa mukobwa tubonye uhoze urimo kureba umusore winjiye akagira gute akirya. Ati nase uwo mukobwa ibyo bintu yambaye amwita uruzina ntange ntasha. Atanyuma se ibyo bisobanuro ushatse kuvuga ni ibiki? Umukobwa avuga ati mbabarire ma, mbese aramunyuzura. Umwana w'umukobwa areba uburyo areba mu bikarito. Byaba byiza usabye imbabazi wamugira. Olivia urisanga cyane ahangaha, urisanga muri Atlantic Secondary School, genda ujye gushaka intebe wicaramo. Nyagasani, ni umwana w'umukobwa bigaragara ko afite ikibazo cyamuteye gufata imyanzuro, kandi ubwo yaje muri iki kigo bimeze gutya, ikigo kiba cyabyemeye ko abameze gutya kugeza igihe bazabimenyera. Atoke mwese nizera ko uyu mwana mugomba kumutiritinga mu buryo namwe mugomba kumufata uburyo namwe mufatana. Muranyumva neza cyane? Ati yego rwose. Ati oke ngaho rero ikintu cya mbere muzana assignment yanyu vuba muremete rero. Abanyeshuri bararemeta, ubwo uyu mwarimu nyine ababigisha n'ibiki byose. Ahangaha ku ruhande uyu nguyu avuye kujyana umwana mu ishuri, yaje aha muri office nyine ahura n'uyu muyobozi. Narinje guhura nawe ma. Uyavuga ati oke ubwo rero nyine umunyeshuri Olivia amaze kumwintroduce ku bandi bigana. Undi avuga ati ni byiza cyane, ibyo ni byiza. Atariko ma nyine uratekereza iki se kuri uriya mwana w'umukobwa nyine n'ukuntu ameze birabye bimaske n'ibiki? Uyavuga ati oya ntekereza ababyeyi nyine barimo kugerageza kugira ngo uriya mwana w'umukobwa bagira icyo bamukuramo. Niyo mvugo abikuvuzemo nyine, barimo kugira ngo bakuremo ishyamba cyangwa se umusozi munini cyane muri uriya mwana w'umukobwa, kubera ko ibyo uriya mwana w'umukobwa arimo gucamo ni faze nyine kwa kundi biba wenda, ndetse kandi uyu mwana w'umukobwa azabicamo uko byagenda kose. Oya bitekereza avuga ati ariko ma none se ubihagazeho neza cyane ko undi avuga ati none se niki nagakwiye gukora? Yansatse kuvuga none se wibagirwa cyangwa se wibagiye ko uriya mugabo chief yatanze inkungu ikomeye cyane y'amafaranga ahangaha muri iki kigo cyacu mu ivuriro ryacyo kugira ngo nose urabyibagiye? Ndavuga ati ndabyumva ma. Anyway ubwo nyine nuko njye nari mpangayitseho gato, ndavuga ati oya reka tuvuge ko wenda umwana w'umukobwa ari panike arimo gucamo nyine bya bindi by'abakire byabo. None sibyo nibyo navuga nanjye, none ni panic of the rich. Nta kundi reka tugende rero tujye muri office dukomeze n'akazi kacu. Nuko nguko umwana bamwakiriye byo kumwihanganira cyane. Hano ku ishuri abanyeshuri nyine baba bari muri gahunda zabo. Mwarimu nuko nguko yasohokanye n'uyu mukobwa Olivia, hanyuma se amakuru yawe umeze gute? Ibintu bimeze gute? Umeze neza? Ati yego rwose meze neza nta kibazo. Ati reba ababyeyi bawe nukuri barahangayitse cyane, baraguhangayikiye.
ndabyumva nyine urimo guca muri faze runaka cyangwa se kwa kundi umuntu yisanga mu bihe, ariko nkeneye ko umenya ko mwana we niba hari umuntu ushaka kuvugisha cyangwa se ukeneye umuntu muganira ngenda hari ntugire ikibazo rwose, ndetse kandi nzahora ndahangaha mpakubereye. Oke siko bimeze. Umwana w'umukobwa avuga ati yego, ati none urimo kubyumva? Abandi batambuka ehe, ati yego man ndabyumva neza cyane, ngaho genda wigendera. Abanyeshuri banamuseka nyine, bigaragara ko hari ibintu uyu mwana yahuye nabyo byanga byakunda. Ese uramutse ubonye marayika aje cyangwa se aramutse akuziye wabwirwa n'iki ko ari we? Ni ikibazo ukwiye gukomeza kwibaza, ibingibi biri buze kuguhereza igisubizo. Ati njye ntabwo nzi impamvu uriya musore akomeza kunyirengagiza cyane, ndetse ntabwo abibona ko mukunda wa mukobwa twabonye mu ishuri. Ndavuga ati afite n'amaso meza, ndetse ubikubajije ibyo ngibyo ntumbwire ko nawe uba urimo kumuhanga amaso muri aho. Ati oya, uriya muhungu ni uwawe wenyine gusa pe. Ndavuga turakoze cyane. Ati ntugire ikibazo, azakubona mu gihe kidatinze. Barimo kuganira n'abakobwa batatu. Uyu mwana w'umukobwa Olivia yaje ahangaha avuga ati none se ndavuga turimo kugerageza kugushuka, ndetse wagakobwa genda umeze nkaho wagira ngo ntabwo uzi ibyo uri gukora, ariko ngiye nawe tubiziranyeho neza cyane ko ibyo uri gukora urimo kwatarakitinga attention kugira ngo bakurebe. Ati yego attention isika. Ndavuga ati oya njye ntabwo nshaka guteza ibyago ndabinginze. Ndavuga ati nese urimo kunyita umuntu uteza ibyago gute? Utinyuka wagakobwa ukatwita abantu bateza ibyago. Ati genda wagakobwa. Ati ceceka aho ngaho wivuga ibintu bya Kalaba mask byawe, nese uri Kalaba Juju Kalaba Juju Kalaba. Batangira kumukomera amashyi bamukwena. Yaraje disa agize ngo asanze abanyeshuri ngo wenda wiyunge ku bandi. Umwana ahita yikiraho aragenda ahunze cyane, kubera ko kwaya ari ugutanga indenzwa, ndetse umutima akaba ari ukuzigama. Bigaragara ko abakobwa nyine wapi ntabwo bakira bagenzi babo, ntabwo barimo kumufata nk'uko bafatana. Nyagasani, umwana w'umukobwa Olivia yaje ahangaha ku ruhande, aza kubitekerezaho aha wenyine yiyicariye ahangaha, ndetse akimara kwicara ahangaha atangira no kurira. Nyagasani, ibi bintu biramubabaza cyane. Kumbe hano muri aha hantu ari uyu musore ahangaha arimo kwiyigira bisanzwe. Wa musore winjiye ahangaha mu ishuri nyine bagatangira bagaceceka, yumva ijwi ry'umuntu urimo kurira. Ntiyabigira impamvu, ntiyabitekerezaho cyane, ariko akomeza kumva ijwi ry'umukobwa Olivia arimo kurira. Nese mukobwa n'ibiki byose? Nuko nguko yajyanye amaso gakeya aramwitegereza, aramureba. Niko muko vipi zawe? Umukobwa yaje kwiherera ararira, nta nubwo yari yabonye uyu musore ko ari ahangaha. Umusore yabitekerejeho cyane. Ibyo ngibyo byarabaye ahangaha mu rugo. Baje no kurya sasa, ababyeyi barimo kurya, umwana bamaze kumumenyera, mama we amureba, ibiryo yabyanze. Nyagasani, uyu mwana bigaragara ko wagira ngo afite ipfunwe ry'uko umuntu yamureba mu maso tu. Nyagasani, bakomeza kurya batanabyitayeho. Papa we, ku ishuri se bimeze gute wa mukobwa we? Ku ishuri bimeze neza. Ati ishuri ni sawa? Ati yego rwose bimeze neza. Ati oke, ibyo ni byiza cyane rwose. Bakomeza kwirira bisanzwe, ndetse nanone bamwirengagije. Umubyeyi areba avuga ati nukubera icyo utarimo kurya ibiryo byawe se? Umwana avuga ati nasi ibiryo mbijyane mu cyumba ariho njya kurira. Umubyeyi avuga ati none se nukubera icyo udashaka ko tubona cyangwa nuko udashaka ko tukubona isura? Umwana avuga ati ndatekereza nabuze apeti yanjye bityo reka nigendere. Umugabo avuga ati oya, twara ibyo biryo byawe ujye kubirya. Umwana avuga ati urakoze cyane. Umwana agomba kwirira ibiryo bye mu cyumba cye, nose ikibazo kiri aho ngaho ni ikihe? Ndavuga ati hanyuma si ibintu by'ibikarito ni ibiki yambaye ahangaho? Ndavuga ati tuza madamu, tuza wibigira ibirebire. Ntabwo ndimo kubasha kubisobanukirwa, ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Byarabaye, ndetse ahangaha umwana w'umukobwa yaba arimo kuva ku ishuri cyangwa se ari kuza ku ishuri, bakamuseka. Wa musore yasanze ahantu yari arimo kurera, yaje yihuta cyane aza amusanga. Hayi, umukobwa avuga ati hayi bimeze bita, abandi avuga ati nyenyenyenyenye, aba yirya n'ibiki byose. Umusore aza kumuganiriza kugira ngo arebe. Uyu musore nawe nabonye akunda kuba ari wenyine ku giti cye, ndetse ibyo ngibyo byarabaye. Igihe gikomeza kugenda, umusore yaje ahangaha mu rugo. Ubwo ahangaha mu rugo nyine barimo kwiga kuri utuntu tw'utu asayinimenti n'imikoro yo ku ishuri nyine bisanzwe. Hari uwafunguye umuryango aza amureba nabi cyane. Umusore mutoya, igisobanuro cy'ibi ngibi se ni ikihe cy'uyu mwanda? Urimo gukora icyo ahangaha se?
mbese ntabwo wigeze unyumva ndimo kuguhamagara ndi gusakuza cyane izina ryawe? Umwana avuga ati ndimo kugerageza gukora umukoroma. Yavuga ati urimo kugerageza gukora ngo assignment yawe noneho hari akazi ugomba kujya gukora. Yavuga ati ariko njye akazi nagakoze, navumye amazi ndetse kandi nogeje n'ibyombo, nasukuye inzu yose. Yavuga ati wavomye amazi rwose, mbese ngo wogeje ibyombo, wahana amasuku yose, nese nindi buza guteka ibya nijoro? Muretse gatoya, buretse nese utegereje ko ari njye uri buze kugutekera koko? Mbese muri make ndi buze kugutekera nurangiza wicare urye ukire muri iyo nda yawe? Ndavuga ati niko bimeze. Oya ati hanyuma se urimo gukora iki se? Haguruka wa muginga uvaho nga. Bigaragara ko uyu musore yagowe mbere yuko nguca wa muginga we. N'ibiki byose uyu musore bigaragara ko ahantu ari iwabo mu rugo cyangwa wakikorkiwe ntoka mugenga kintu cy'ikigoryi gusa ngo ni silly thing ngo avomye amazi nyagasani. Uyu musore bigaragara ko nawe ubuzima bayeho atari ubuzima bwiza tu mu ishuri. Okay class, ibi ngibi nibyo tugiye kwiga aka kanya. Mwibuke gusubmitinga assignment nonaha nyuma yuko prem irangiye nyine. Muranyumva ati yego ma? Ati okay. Yavuga ati noneho uze kuzana note zose z'abanyeshuri muri office yanjye. Igitaraganya cyane. Mwarimu ahita yitegura kugira ngo yikireho abanyeshuri baba barangije kwiga. Ni nacyo gihe kiba kigeze. Tuza kubonana, nicyo gihe abanyeshuri baba bagezeho kugira ngo bavuge amazimwe. Wambonye? Yego nakubonye. Ngo hayi kaza mugasobanuye ko uyu munsi reba hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nkizeho uzajye ukabona bitakugoye. Hari uwaje akira, ni umusore. Uyu musore bamuhaye agapapuro, umukobwa amuhaye agapapuro, abandi nabo bari mu byo barimo gukora nyine bisanzwe. Umusore arebye kana gapapuro biramucanga cyane. Kumbi bigaragara ko ari kwako urakamuhaye. Bakobwa bara ngwino kubwire kumbi kamugezeho. N'abanyeshuri barahanga bigaragara ko uri umukobwa. Uyu musore ari we yavugaga ngo utamureba ngo kubera iki atabona ko mbamuhanze amaso. Abanyeshuri ahangaha nyine bibereye muri gahunda zabo. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205588, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Umusore yaje gusoma aka gapapuro ahangaha ndetse aho basanzwe bigira. Umukobwa Olivia nuko nguko yaje. Nese kubera icyo ukunda kuba uri wenyine? Umusore avuga ati nyine hayi. Ndavuga ati none se wa musore ahubwo hari irindi jambo uzi kuvuga ritari hayi gusa, hari indi vocabulary uzi? Umusore avuga ati ndatekereza byanga byakunda hari irindi jambo nzi. Mbese uyu musore nko kuvuga ngo avuga makeya. Oke none se urimo gukora ibiki? Uyavuga ati rero ngenda tekereza nyine mbibonamwe amahoro kuba nibereye ndi njyenyine. Umukobwa avuga ati nanjye njya mbikora niko nanjye nteye. Nicare se? Yego icara rwose. Ati nanjye nkunda kuba ndi njyenyine. Umukobwa Olivia araza ahangaha yiyicarira atangira gusoma iruhande rw'uyu musore, ariko nyine bari kujya bahura bakavugaho rimwe abiri kubera ko isazi itagira umujyana mikurikira umurambo mu mva. Ndetse no mu gihe cy'amasomo uyu mwana w'umukobwa Olivia akaza n'ubundi acyambaye iki gikarito tu zahangaha yibereye mu tuntu twe bisanzwe. Baba barimo kwiga chemistry, shimi, barimo kuvanga n'ibiki byose. Uyu musore nta nubwo twari twamenya n'izina rye nyine. Nuko nguko yaje avuga ati buriya bishobora gucanganyikisha cyane uramutse utitondeye ibyo bintu byo kuvangavanga indiketa ngo urebe aho. Ndavuga ati byanga byakunda ndatekereza nshobora kuba navanze ibintu byinshi cyane. Avuga uyu amubwira ati rero igitekerezo ukuntu kiba kimeze buriya ubishatse nko gufata balance cyangwa se kuringaniza neza ibi bintu bibiri uba urimo kuvanga. Aramuvangira. Wowe bitekereze nkaho wagira ngo ni ibijyanye n'urukundo hagati y'abantu uko ari babiri. Umukobwa abireba ibyo ari gukora. Umusore avuga ati bityo rero abantu babiri, umwe muri abo bantu babiri iyo atanze ibintu byinshi cyane cyangwa se akitanga cyane, reaction irakabya, wa wundi arimo kubihereza akamera nkaho wagira ngo barimo nko noneho rero undi nawe cyangwa se yatanga gakeya, yakwitanga gake ntihagire ikintu kiba muri urwo rukundo
ndavuga ati Olivia ndakeka ari ibyo ngibyo ndabyumva neza cyane. Sasa none se ni iyihe balance nziza cyane wenda umuntu ashobora kugenderaho mu bintu bya relationship? Ndavuga ati ni communication. Buriya iyo hari communication bantu baganira buri wese amenya ibyo agenda yongeraho mu kiganiro, cyangwa se ukamenya uburyo ibintu byose bagomba kubishyira kuri balance bakabiturisha neza cyane. Olivia avuga ati ewane ibyo ngibyo biri interesting cyane. None se ibintu biramutse birenze ibiganza by'abo bantu uko ari babiri, ndavuga ati iyo situation uko barimo ubwo nyine ihita ihinduka, birarenga cyane cyangwa se ugasanga bibaye bibi cyane, ikaba acidike nyine. Umukobwa avuga ati impressive, ndabyumva neza cyane, uri umuhanga wa musore we. Umusore avuga ati nawe ushobora kubyigerageza ku giti cyawe. Bigaragara ko uyu musore ari caring, ameze nkanjye. Nuko utarahura n'umuntu uvuga ko nyine ariko akubwiye tumeze kimwe. Bayada nshaka kuba nk'uyu musore. Baja kari akaruzikazi kari karimo kumubwira ibiki se? Hari umukobwa wabonye uriya musore arimo kuganira na Olivia, bari barimo kuganira, wenda wasanga bayigaga ibijyanye na chemistry nyine. Bayanga ni chemistry hagati y'umuhungu n'umukobwa, bari gutina. Ushobora kwimagina kari agakobwa gakeneye kuba delivered ari amadayimoni na za roho mbi zikarimo tugatokesha. Ndavuga ati yego rwose uravugisha ukuri rwose nyagasani, uyu aba yafushye cyane, uriya musore yamufuhiye. Urabizi nyine bisaba umutima ukomeye kugira ngo byanga byakunda ubuhishe isura yawe wa mukobwa we. Niko yaje kumubwira barimo kuganira. Ndavuga ati oyanjye ntabwo niyumva nk'intwari ngo mbe mfite umutima ukomeye. Umusore avuga ati ndabyumva neza cyane. Umukobwa avuga ati hanyuma se ntabwo ufite amatsiko y'impamvu nambara igikarito? Avuga ati ndayafite, ariko nyine tu imagine niba wenda mba ntashaka ko abantu bandeba isura yanjye, ndetse kandi ntashaka no ngo babaze ibibazo, ubwo rero ndumva nyine iyo yaba ariyo mpamvu. Barimo kuganira avuga turavugisha ukuri abantu uko nguko baje. Daniel umusore niko yitwa, nshaka kuganira nawe. Umusore areba okay nta kibazo, vuga ibyo uvuga rero. Uyavuga ati oya kubera icyo akagakobwa kakiri aha ngaha se. Olivia avuga ati ndatekereza ngomba kugenda. Uvuga ati oya niba ashaka kugira ibyo avuga nabivuge, ukiri aha ngaha ntacyo bitwaye. Niba icyo ushaka se wa mukobwa we. Uyu mukobwa avuga ati none se aka gakobwa ukabona mwiki ngo kakaruzikazi. Uyavuga ati nanjye ntabwo nzi ibyo aka gakobwa akabona mu nyagasani, bamwita ngo ni masquerade girl. Ujya uvuga ati urashaka iki? Uyu nguyu avuga ati wacha nta kibazo, ngiye nshaka ko uhanginga awuti natwe nyine tukajya dukururana, urekeye uyu murozikazi uri boring. Umukobwa avuga ati ndatekereza ngomba kugenda. Avuga ati wigenda. Ati genda. Wigenda nyagasani, bamubwita n'ibizina. Nese ntabwo mugira sanse na n'umutima mugira. Hanyuma se wowe ndakwinginze ntukite uyu mukobwa amazina, niba ugomba kumuhamagara mu izina ujye umwita izina rye. Ibyo bintu by'ubushinzi ububireka nyagasani. Ndetse kandi ntabwo wari ugomba kunegeka abantu ugomba guhaginga nabo. None se bwonko bwawe nabo. Ndavuga ati mbese uranutse cyane. Yaramubwiye ngo nese mu bwonko bwawe ntabwo bire uranutse mbese kubera uyu murozikazi iyi mbi biri aha ngaha. Ndavuga ati Chantel wa gakobwa, njye ntabwo ndibuze kongera gutorera iyo myitwarire yawe urimo kuzo. Olivia tunigendera irata. Buretse kandi wowe akira n'ibyo bipapuro byawe muba mwanyoherereje by'ubugoryi n'ibiki byose. Amuca amazi ati uyu musore rwose bigaragara ko ari ku mutongero ukomeye cyane, dukeneye gukora kuri aka gakobwa mbere y'uko uyu mutongero ukora cyane. Ati kara gakobwa kari buze kwishyura ibingibi nyagasani, ngo yitwa Chantel. Agapapuro akajugunya ahangaha. Sasa rero undebere umusore baritangiye kumuziza ubusa. Bakiraha aka gapapuro hari uwa gatoya, ni umusore watoye agapapuro. Sasa rero areba agapapuro ibyanditseho bigaragara ko ari utugambo nyine ura Chantel. Ati oh my baby my life, ubuzima bwanjye birasekeje cyane. Reka aka gapapuro nkazingesha nkajyane n'ibiki byose. Baragatora nyagasani, kwaya n'ugutanga indenzwa ndetse umutima n'ukuzigama. Hano ku ruhande wakoze cyane nyine kare kubera wandwaniriye. Umusore avuga ati nge ntabwo abantu banyuzura nahagarira iruhande rwabo ngo mbireberere birimo kuba, cyane cyane kuri wowe birimo kuba. Umukobwa
ati buriya iteka ryose batuma niyumva nk'aho wagira ngo nta gaciro mfite, barababonana sinshobora kubyihangana, urabibona baramugutwaye uzabigenza ute? baza bakurikiye sasa kariya karuzi, oya wijyayo tubireke, baramubuza. Yitwa Chantel ngo urango ni umurozikazi uri masquerade nyine, yafuye cyane ifuhe ni iginki, hoya dusubireyo tuzaba turi bayi nyagasani. Ishyari ni ishyano riganisha ku kwangana, ibyo byarabaye. Ndetse uyu musore Daniel yibereye ahangaha nawe ubuzima bwe ntabwo bumworoheye. Hari umusore ufite taye waje ba basore nuko nguko baje batoye agapapuro bamwicara iruhande yibereye muri be none ati Daniel WhatsApp, umusore areba nese ninjye murimo kuvugisha, none hari undi muntu niwe turimo kuvugisha nyine. Ati amazina yanjye ntabwo ndi Danilo wa Muginga, njye nitwa Daniel. None uyavuga ati nta muntu wita kuko witwa wa Muginga, we waba Daniel cyangwa Danilo n'ibiki byose by'izina waba wiyita wa Muginga. Hanyuma se murashaka iki? Uyavuga ati reka nze nkubwire sasa, urabona uriya mukobwa w'icyo cyane Chantel? Ati yego. Uriya mukobwa yabaye iki se? Soma iminwa yanjye, genda mujye kuri mushinguke. Ati yego mujye kuri wa Muginga. Base abantu base mufite ikihe kibazo mumbwira ibyo ngomba gukora nabo ntagomba kuba ndimo. Uravuga ati ndagira ngo wumve, twebwe ntabwo tubyitaye ibyo abantu bakubwira, ibyo turimo kukubwira nuko aka kanya twagukrashinga wa Muginga we iyo bije kubyuka ibyacu muri iki kigo cy'amashuri. Ati reba nibyo ngibyo turimo kuvuga. Chantel, uriya mukobwa Chantel ni uwanjye, ndetse kandi nubwo agoye yigira ngo ni playing hard, she's playing hard to get, mbese ari yigira nk'umuntu ugoye kumugeraho, ariko ni uwanjye. Yavuga ati ndagira ngo munyumve kandi munyumve neza cyane, njyewe uriya Chantel wanyu nta kintu mfitanye nawe, ndetse kandi ni naba bifite byo njye ntabwo njye nakira amategeko abaturukaho mwabaginga mwe. Uriya abatereba kino kigoryi unese uza burimo kuvugisha abanga, nese uzi papa w'uyu musore uwo ari we? Yabati ndabona mwese mu nta kintu cy'ingenzi mufite cyo kuvuga, bityo reka nigendere mwabaginga mwe n'ibiki. Ndavuga ati ugenda ujya hese ngo afite papa we umeze uko shahu we abataragize ba papa. Nese urutekereza iyo mpamvu ndanga muri kigo cy'amashuri nugute ushobora gutinyuka turi kukuvugisha ugashaka kujya kugenda? Undavuga ati ngiye nagiye mfite ahangaha mwabaginga mwe. Uyavuga ati none se ibintu byose navuze wabyumvise? Wabyumvise. Hari umukobwa waje avuga ati uwo musore ni mumushingukeho cyane. Olivia, ni Olivia. Ati uyu ni nde se? Uyu nguyu ni you masquerade girl cyangwa se umukobwa wambara ibintu byo. Uyavuga ati mwumve mwabigoryi mwe, njyewe ntacyo bintwaye kuko mwamvugisha mu buryo mushaka, ariko ntabwo ndibuze kubatorera kwita uyu mukobwa amazina. Uyavuga ati ribuze gukora iki se? Undavuga ati ngaho ndakudeye yarinze, ikirenze nibyo ngibyo ndakudeye yarinze kabiri, ngaho sibeshye ubigerageze wa Muginga we. Umukobwa Olivia yavuga ati Daniel reka tugende, nkuko babwira ati mwibeshye se, ngaho yaragiye kuba ati ibeshye se Daniel njye umwitira indi zina reba ibyo ngukora. Tuza mani tuza n'uyu musore ufite tayi oya humura tuzaba turwana. Ati ndatekereza uyu munsi ni umunsi w'amahirwe w'aka gasore. Ati yego rwose, ariko tuzamufata neza cyane. Gasoni umusore yakoze mbese yabyitayeho, umubiri yawitayeho ni hano ku ishuri byose birimo kubera. Ati nese birabyari ibiki? Ndavuga turabona bari abaginga se soriye, ndimo kwibaza ibintu bibahereza impression yo kuvuga ngo ngiye uriya mukobwa Chantel ngo ndamushaka ngo Chantel. Ati yego ntubyiteho, ni inkuru ndende ntubyiteho. Umukobwa avuga ati abwiye nkuru nshaka kuyimenya rwose mbwira. Uyavuga ati wale uriya mukobwa Chantel nyine amaze igihe kinini cyane andiho avuga ngo ari mu rukundo nanjye. Ati ravugisha ukuri? Ati yego. Ushobora kwimajinara? Ati woke none se uriya mukobwa Chantel umwiyumvaho w'iki nyine? Ndavuga ati ngiye nta kintu rwose mwimva, ntabwo ari type yanjye rwose. Umukobwa avuga ati ameze nk'utengushwe nyine. Nose hari ikintu mvuze kibi cyane? Umukobwa avuga ati oya nuko nyine ibyo ngibyo uvuze binyibukije ibintu nyine nari naribagiwe nyagasani. Uyu musore aravuze ngo Chantel ntabwo ari type ye. Uyu mukobwa ameze nk'ubaye disappointed, avuga ati none se ibyo ni ibintu wambwiraho se? Umukobwa avuga ati oya wasanga nzabigusangiza ikindi gihe none se kubera icyo utamukunda? Uyavuga ati oya Chantel uriya vibe ze ntabwo nzikunda, abantu imyitwarire yabo bameze nka kuri wapi nta kiba kirimo. Bati biri interesting cyane. Reka tujye mu ishuri dore turebe ko twajya mu ishuri. None se tugende se
tugende. Mbese bihurije bombi bameze ukuntu. Okay, banyeshuri mbazaniye amakuru meza. Ni umwarimu wabwanutse. Uyu munsi mwese ndimwe kubona murimo kumwenyura cyane, ariko aka kanya amakuru meza mbazaniye nuko International Student Music Festival cyangwa se n'iserukiramuco ry'abanyeshuri nyine mpuzamahanga bagiye gutangira ibintu by'impano rikomeye cyane, edition ikomeye cyane, noneho no mu karere kacu adutuyemo bigiye kuba. Ngaho ni mukeke ikigo cyacu nacyo bagitumiye, no mwarimu wabwanutse cyane Nyagasani. Ndetse uko nguko niko bimeze. Noneho inzego z'iki kigo cyafashe umwanzuro w'uko abanyeshuri bacu nabo n'iri shuri turimo nk'abasiniya nyine turi buze kwitabira, ndetse iri shuri ryacu noneho rigahagararira iki kigo cyose muri iyi event igiye kuba. Abanyeshuri bakoma mu mashyi, byiza cyane. Noneho rero ukuntu bimeze, mwese murabizi nyine ko muri buri competition iyo ari yo yose hagomba kuba umuntu utsinda, bityo rero hari buze kuba nyine mini audition ntoya y'iri shuri turimwo kugira ngo dutoranye abanyeshuri bagomba kuba badanje muri iri shuri ryacu. Bityo rero niwumva uri capable yo kuba wakwitabira iyo mini audition ushaka gupresenter iki kigo cyacu, nyine aka kanya na mahirwe yawe yo guparticipa muri iyo audition yo kugira ngo ibintu bigendere. Ndumvikanye? Yego urumvikanye? Byiza cyane. Ngaho rero reka umuntu mwiza ari uzatsinda ya marushanwa na mwarimu wacyo. Noneho nanjye nashyushye cyane ahubwo, ndetse kandi ndabizi neza mwese ko muri muze kuntera ishema. Siko imeza ati yego rwose. Ngaho nimwitegure neza cyane kugira ngo ayo marushanwa tuzayatsinde neza cyane. Ndetse kandi nibyo narinje kubabwira, ejo tuzabonane muri classe turimo uze ngwino nkubwire muri office yanjye sha uhagarariye abanyeshuri. Mbega we turashyushye n'abanyeshuri bagiye kwitabira. Man bimeze bitese, mbese abangaba nibijyanye n'amarushanwa bagiye gukora, noneho bagatangira uturushanwa dutoya tw'ishuri kugira ngo bazarebe ko uhagarariye undi. Nanjye nzajyayo, uriya niwe uzatsinda. Abanyeshuri baje no kubiganiraho impanga zo nese kubera icyo tagerageza. Ni umusore Daniel, ngenda byakunda ndatekereza ushobora kuba uzi kuririmba neza, byakubera n'amahirwe umukobwa avuga ati oya nge ntabwo nshobora. Yewe ntabwo nigeze ndirimbira imbere ya audience na mbere hose, ntabwo ntekereza ndavuga ati bigeragezanye nanjye rero. Ndavuga ati yego se, yego tugeragezanye. Ati ngenda bizi ko wabishobora. Ndavuga ati oya bihagari wabishobora. Ariko umukobwa avuga ati ati oya abantu bose uburyo bamfata hangase uratekereza nabikora. Ati yego wabikora, waririmba. We bigerageze none haka kanya gusa, wowe uririmba undi oya bigerageze sinshobora ndashobora. Avata ndabizi wowe ntabwo uri buze kubishobora rwose. Ririmba ariko ririmba. Bingibi byakubera amahirwe akomeye cyane. Umusore akomeza kumvisha uyu mukobwa ko yaririmba muri iyi competition. Hano rero Chantel nawe ngo aje kuririmba rero. Ati ngiye nshobora kurira umusozi muremure cyane hanyuma arakizuba ndetse n'ukwezi bimbone. Birabagirane ngiye nshobora kugera kure cyane. Ni Chantel murambona Nyagasani. Uyu mukobwa bigaragara ko ashobora kuba ari umwibone, bamukomera mu mashyi. Inkoma mashyi zirakoma. Urakoze mukobwa. Yes girl. Umva Chantel iyi competition uzayitsinda neza cyane biragaragara. Ati yego rwose. Ati ndabizi neza cyane, ndetse n'amahirwe yanjye yo kugira ngo niri kuri musore Daniel buryo mfite impano. Ako shaho kugira ngo hi Chantel wa musore ngo umukunda. None se tuganire se, ufite ijwi ryiza cyane. Ndavuga ati nshaka wikise. Ati urabizi icyo nshaka, sinshobora gufokasinga kubera ngo ukunda, nabuze amahoro n'amahwemo. Nase n'icyo zingahe nakubwiye ko ngiye ntashishikajwe nawe wagasore we rwose. Ndavuga ati nese mbwira ikintu nakora kugira ngo unkunde, nkwereke ko ngukunda. Nshenguka aho genda wagasore we. Bangaba muca amazi cyane. Shaho umusore nk'uyu kandi wasanga uri umusore wiruka ku mukobwa. Umukobwa wawe arahari ntabwo azakugora wikwiruka kuba kugura. Umukobwa nawe yaje ahangaha aza kuririmba, uyu musore yamukizemo motivation. Ati byanga byakunda aka kazi tuzagakora cyangwa se ahangaha tuzahatambuka. Kumbe uyu mwana w'umukobwa Olivia afite n'akajwi keza cyane ku buryo mfitiye amatsiko isura ye rwose. Ibi ngibi tuzabigeraho, tuzakora neza cyane. Umusore akajwi karamutwara araririmba. Umusore avuga ati wow biratangaje cyane byiza. Nase uri serious?
ati yego rwose nyizera iri jwi ryawe urishyize muri audition ahubwo ni wowe uzanatsinda n'abandi bose cyangwa se uzagira amahirwe. undi avuga ati oya udatuma nyine uri gutuma ntitira ubihagazeho neza cyane se. umusore avuga ati njye ntabwo nigeze mbashuwa neza cyane mu buzima bwanjye nk'iyi nshuro rwose. atirakoze cyane. burimo kwira rero bityo rero tugende tujye kundi muka data atamerera nabi ari buze kunyica. umukobwa avuga ati ubana na mukaso se. umusore avuga ati yego ni muka data mbana nawe areba hasi. hanyuma se ibijyanye na mama wawe. umusore avuga ati mama wanjye wapi she's normal namuhombye kera cyane mbese she's late yaragiye. umukobwa avuga ati wihangane kumva ibyo ngibyo nyine. umusore avuga ati bimeze neza nese ukomeze uri hasi ngiye indirimbo yawe noneho uko turimo kugenda turimo yasinshaka kuri hasi ngagerageza ariko tugende uri kuri hasi dufata amakaye n'ibiki byose. tangira uririmbe rero. umukobwa avuga ati njye ntabwo nzigera ntuma ugenda ngo ujye kure yanjye ni akaririmbo uyu mwana w'umukobwa arimo kuri hasinga. ndetse kandi njye nawe ibingibi dushobora kubikora tukabigeraho. igihe cyaranagiye amasaha yaragiye. ahangaha mu rugo umwana w'umusore ni uko nguko yatashye. umwana w'umusore afunguye ahangaha biranga. ubwo ni umwana w'umuhungu nyine asanga bamufungiranye ndetse akanda ahangaha kuri soneri iwabo abana na mukase ngo mukase ni umuntu nako twarabibonye ntabwo ari ngo mukase twabonye uburyo mukoresha. subira inyuma gatoya mukurebanga mama ahamagara mama we anamwita nyina. umugore ni uko nguko yaje amureba mama naje ndakwinginze na se wamfunguriye. uyu reba uburyo amureba rabish nyagasani ati mama nyagasani mama please ndakwinginze nyagasani. mbese uyu musore ameze nka bamwe abantu muri ubu buzima nyine kubera wenda ba mukaso nimwihangane cyane marayika wanyu azaza gusa nyine naza muzabibwirwa n'iki. marayika uje kugutabara naramuka aje mu buzima bwawe uzabibwirwa n'iki. nijoro ryakomeje no kugenda disi ndetse uyu musore yazindutse arya halo. umusore yaje kuryama ahangaha aryamye ku ishuri. hayi ni umukobwa Chantel nuko yaje. hayi diyari niko amwise. hayi diyari hayi diyari binyibukije ibintu ati hayi. none se waretse nkagira ikintu ngusaba nonaha. umusore avuga ati niki ushaka kunsaba se. uyu avuga ati nyine urabibona hari ibintu birimo kungora mu mibare basi se wamfasha ukansobanurira. umusore abitekereza avuga ati none se ni ibihe bintu birimo kukugora. oya ni ibihe bintu urimo gupanga ni iyihe migambi mibisha urimo gupanga. undi avuga ati ntabwo ari imigambi mibisha njye nkeneye ubufasha bwawe none se wamfasha. hari ukuntu umuntu bumuzi ukaba uzi ko nta kintu cyiza yakora. ati oke nta kibazo uze guhurira nanjye mu isomero mu gihe cyo kurya ifunguro rya saa sita. umukobwa avuga ati yego rwose ibyo ngibyo ndi buze kukureba nta kibazo. umusore kubera bigaragara ko aba yaraye atanaryamye abaryamye ahangaha yaje hano rero tuba tugomba gukoresha systeme ya Pythagore teori yayo noneho tukagenda tuyisoruva. umukobwa amwikoreshwaho seka sorry noneho urimo kubyumva neza cyane ati yego. noneho rero tugakora substitution nyine y'agaciro ka x ahangaha amwifatishwaho. buretse gatoya nusuri mu bicyo wagakobwa we waretse tugafokasinga kuri aya masomo. uyu mukobwa arimo kwishinza. sorry ntabwo ndi bwongere kukudistractinga nuko ndabigusezeranije rwose. muri aka kanya tugiye gukora substitution ya x ahangaha. noneho aka kanya uri buze kuba ufite aka gaciro ka muriba yego. noneho urimo kunyumva neza cyane urimo kumva ati yego ndi kumva rwose ndakwinginze rekira ibyo bintu byo kunyikoreshwaho. umukobwa ni Chantel simbabarire Daniel nese ntabwo urimo kubibona ko nge aka kanya urukundo rwawe rwankonsomye rwamaze amavandi ndakwinginze reka dufokasinge mu byo turi gukora ahangaha cyangwa se nge mite nanigendera rero. avuga ati Daniel ese no kubera icyo utanyiyumvamo nshatse kuvuga no kubera iteka ryose urwanya ibintu byo guhanginga natwe nyine ugahanginga na kira kimasquerade. ndavuga ati umva icyo nicyo kibazo cya wagakobwa njye nta kibazo mfitanye nawe ariko njye ntabwo mbikundira inshuti yanjye irimo kwita ibintu by'ibizina. uyavuga ati Daniel nese wigeze ubona uriya mukobwa nese ninduzi ikintu cy'inyamaswa kihishe inyuma ya kiriya gikarito. ndavuga ati nibyo ndanigendeye aho. undi avuga ati please sorry ndakwinginze oke bimeze neza ngaho reka dufokasinge ku masomo waga nshingukaho winamfata ariko n'ibiki byose. aka kanya rero
X Olivia nuko nguko yaje asanga abangaba barimo kwiga bisanzwe. Noneho X n'ibiki uyu mukobwa yageze aha Olivia avuga ati Daniel we nibiki bijya mbere ahangaha. Umusore bate Olivia we ndimo kugerageza Diary ndakwinginze focusing ntabwo ari ngombwa ngo ureke nyagasani amwishinzaho Olivia Diary wawe ninde wagakobwe amwishinzaho cyane Olivia please nyagasani bigaragara ko abana wagira ngo hari ikintu cy'igishishi cyari cyagezemo usaba se bashaka kudukumbuza di oyo ayajanga wa mugingo nari nakubwiye ngo iri masquerade uyigumisha hariya hanze ntinagerageje ariko kumuhagarika ariko bya none se wakiye ibikiniki uri useless wa mugingo nta kamaro mfite n'ibiki byose kumbe iyi ni imikino aka gakobwa ka Chantel kashakaga gukina ahangaha nuko nguko bagiye abanyeshuri basigara barimo kwiga ahangaha. Uyu musore yaje arimo kwiruka kuri uyu mukobwa kumbe dise wagira ngo igishashi cyari kirimo Olivia nyagasani umukobwa arakajwe nuko asimusanga ati winkoraho wa muginga we cyangwa se ngewe nsakuze nonaha nge ntabwo nshaka kuzongera kukuvugisha muri ubu buzima nshingukaho ndakwiyamye cyane nyagasani aramushwishuriza ndetse umukobwa agenda ari no kurira we kumbe uyu musore ni inzirakarengane y'amateka Olivia why not yes nyagasani se bakobwa mutwishinzaho mwagiye mureka okay basi mujye mutwishinzaho gake basi kanzinya apana nyine ngo mudufatire mu bihe nyine tu mujye mugira gakeya nyine umusore bamwishingijeho n'utuntu dukeya yari yiyubakiye natwo birangira dusenyutse byarabaye. Olivia yaje ahangaha ku ruhande araryama mama we yageze ahangaha aramubona ndetse asanga umwana arimo kurira agahinda kabaye kenshi. Ese uyu mwana ubundi nibiki byamubayeho? Mama we yaramubonye aryama anubitse inda kugira ngo hatagira n'umubona isura. Uyu mukobwa afite ibintu ati Oli mwana Olivia ni ikihe kibazo ufite mwana wanjye? Ibiryo bya nijoro birateguye. Umwana avuga ati ntabwo nshonje mama ntabwo nshonje nyagasani. Umubyeyi avuga ati nese ubihagazeho neza kumeze neza. Undi avuga ati yego mama ngemeze neza kandi ntabwo nshonje nshingukaho ndakwiyamye cyane. Umubyeyi abitekerezaho abahangayitse avuga ati uyu mwana rwose aruhutse umutima cyane. Umubyeyi nyine biramubabaza. Ababyeyi b'abagore mwubahwe ahantu muri hose ni mwebwe mumenya amarangamutima yacu. Ku myaka yanjye 20 ni ingahe? Mama akanyumva akansobanukirwa niyo ntari hafi n'isengesho rye rikagera kure cyane kuri njye. Nkabona ibyiza biri kungeraho nkahita mvuga nti sha mama we nubwo ntaherutse kukuvugisha ariko ndabizi na akazi kawe. Mwubahwe cyane babyeyi. Hano abangaba bari barimo gukina ping pong. Oya da iyi se niyo ping pong. Nasa assignment wayikoze mane te wapi uyu munsi wose byagenze gute? Wapi nta bya assignment nibiki ndayikora ningira mu rugo mani nibiki byose nibiki. Bangaba bari barimo gukina gapira. Uyu musore Daniel yababaye gakobwa kari kumwishinzaho nta nubwo anafitanye n'umubano nako yaje ahangaha. Bangaba barimo gukina ping pong gapira hita gafata. Mwabaginga mwe murimo kunzambiriza cyane. Mbega surprise we. Nese wafashe umwanzuro wuko ugomba kudusura. Undavuga ati tuvugana se tuvugana. Ari kuvugana n'uyu ufite papa. Nese suri kubikora nyine. Ati nkeneye ko hari faveur unkorera. Baraseka. Uradukeneye faveur. Nase kubera iki muri iyi si ngewe nshobora kugukorera faveur nkagufasha. Uyu nguyu kubera ko ngiye nshobora kugufasha kugira ngo umukobwa ukunda nawe umubone nyine Chantel. Oyavuga ati oya ubwo bwato bwararohamye. Uriya mukobwa yavuze ko atanshakana n'ibyiyumvira amfitiye. Oyavuga ati urabibona buriya umukobwa ukunda ngewe arankunda ndetse kandi aka kanya nshobora kumukonvenka kugukunda tu. Bityo rero ikaba ari win uramutse ugize ikintu unkorera. Bano barebana. Hanyuma se niki ushaka ko ngukorera? Umusore abitekerezaho cyane afata n'aka gapira ka ping pong. Ni ping pong ariko arakamujugunyira musore mu gasuzuguro kenshi. Ubwo yarabimubwiye fere ya mbere. Uyu nguyu nuko yaje ati ndakwinginze. Umukobwa yaragiye kwigendera Olivia ndakwinginze wigenda. Aramura urashaka iki se? Uyavuga ati inshuti yawe
Daniyeli ndavuga ati ngibyo urimo kuvuga ntabwo mbizi. Ati tuza mani, tuza wa mukobwa wibikomeza cyane ibijyanye na Daniyeli wipanika. Kumbe hano Chantel wishinza cyane. Reka ariko duhita dutangira aza kuririmba yewe ngo azakora amarushanwa n'ibiki byose, ariko arirya cyane. Daniyeli nuko nguko yaje asanga bano bakobwa. Chantel we nshobora kukuvugisha none hase? Uyu amureba. Ni gute nshobora kugufasha Diyari? Uyavuga ati mbere na mbere njye amazina yanjye ntabwo ari Diyari wa muginga, nitwa Dani. Ati Daniyeli woke ntari birwe nese bijyanye n'ibyo ngibyo ni ibiki? Uyavuga ati ndagira ngo unyumve kandi unyumve neza cyane, nta byiyumviro nabinzi nyanga ufite ibyo ari byo byose, ndetse kandi nabishimira cyane uramutse unyirinze. Uyavuga ati mbese niyo mpamvu umpamagaye ahangaha? Ati yego rwose, ndetse kandi ntabwo nshaka ko ibyabaye muri library byongera kwisubiramo, ndumvikanwe neza cyane. Uyavuga ati ceceka ntiwibivuga ibyo bintu wa muginga we, unyirinde cyane ujye kure unshingukeho unyirinde, avoid me, unyirinde unshingukeho ndakwiyamye cyane. Uyu nguyu disi niba aba ari urukundo koko sinzi. Oya mwirengagize uriya musore mwirengagize, n'udushuti twe tumushuka ngo azaza humura. Ati oya ndamukunda cyane. Uyavuga ati mbese aka kanya urimo ku expectinga ko ngomba kukwizera? Ati yego rwose ndabizi, uriya mukobwa Chantel ndamuzi, ndetse kandi nzi n'icyo ashoboye, ibi byose niwe wabiteye byose. Kurira musore rero uriya mukobwa ni wide, ni mubi cyane, ariko nyine ngenda cyamukunda tu. Ariko nyine ndatekereza uriya musore Daniyeli aragukunda bya danje, muhereza amahirwe yo kwisobanura. Wasanga aramutse yisobanuye wamwumva koko. Ari nabyo uriya musore Daniyeli yigeze kumubwirira muri biblioteke hahandi nyine bari gukwigira shimi, amubwira ati buriya communication niyo ya mbere. Ako kantu uyu mukobwa ntabwo yari yakumvise. Ati nyine nuko nguko byagenze. Uracyadakaye se? Ndatekereza nde. Ati buriya biba bigoye cyane kumenya uburyo umuntu yiyumva yambaye igikarito, nyine ntabwo namenye uko urimo kwiyumva. Umukobwa avuga ati nyine inyuma y'igikarito se? Ati yego nyine inyuma muri icyo gikarito cyawe. Ati Ramusi rero yambwiye ibyabaye nyine kubera ko ari agakobwa n'ibiki byose, noneho n'ibiki bimeze neza. Ati ngiye nyine tu nanjye mukadata ntabwo aba nyoroheye n'ibiki byose. Ati oke, hanyuma se bijyanye na papa wawe ubundi papa wabivugaho iki? Uyu musore avuga ati papa wanjye ntabwo abakunze kuba hari, bahindura ibiganiro nyine aba uri muri trip za business n'ibiki byose n'izindi mpande zose. Yaje mu rugo rero mukadata ahita amushyiramo ibintu by'ibitekerezo bikarangira ari ngiye papa wanjye ashinjije ibyaha byo gusuzugura mukadata. Ati ibyo bintu birababaje cyane rwose, kune tugende wagakobwa wariko ngiye mba ndi kureba hose. Ati nyine tu ngenda ahangaha kubera ko mfite ubwa bwo guhomba ubushuti bwacu. Umukobwa avuga ati mbabarire kuko banera gushidikanijeho. Ati bimeze neza cyane. Hanyuma se uravuga iki? Nge nawe turamutse tugiye guteretana byanya byo muri weekend. Umukobwa avuga ati wabitekereza? Ati cyane rwose ndabyumva neza cyane. Barabyemeranya, kumbe hari ikintu cyari kirimo. Chantel ababireba ariko shahu kraga kubwe n'ingafati. Ati shawura mukobwa n'ukuntu bameze n'ibiki byose. Bayi duceo. Ibyo ngibyo byarabaye, ariko Daniyeli na Olivia bigaragara ko bifitaniye umubano. Yaje aha yabatambaye igikarita akambara uruntu mask. Wow, bintu n'ubutamu cyane. Baje gusohokana ahangaha kugira ngo baganire. Uyu mukobwa sinzi ibintu byamubayeho, ariko ibyamubayeho byose baranaseka. Oya wiseka banzinywa ko kantu, ariko uyu musore bigaragara ko ameze nkanjye. Atanga keya, kandi urumva abantu batanga keya tuba turi bakeya. Turi bake cyane, noneho tutanazwi kubera tuzihereza nyine ab'ingenzi cyane. Uw'ingenzi cyane gusa, noneho abo tuzihashaho akaba ari nabo banadushenjagura n'imitima. Sanga ntabwo biri guhura. Noneho hakaba nta muntu wadutangira ubuhamya ko tumeze neza, kubera ko bakabudutangiye baba baratwangirije, bagenda batuvuga nabi. Kandi ntabwo wabutanga ubuhamya bitarakubayeho ngo urebe uwo muntu ko ariko byagenze.
ko muraje muvuge ngo ancestor avuga menshi nese filime si igikomeje hari ubwo nigeze mpagarika sindi kubatembereza uburyo bari guteretana yego nyine rega mujye muntandukanya na ba bantu bababeshya mbega hari abantu bababeshya noneho ngiye muzarebe uko filime nazizanaga mbere bitandukanye n'ubu ngubu kubera ko ngenda nshyiramo innovation bigakomeza kuryoha cyane basanga bimwe abantu ntabwo babiberetse cyangwa nanjye mbere ntarabiberekaga kubera ko byari bigoye nkaba narahindutse ndi no gusaba imbabazi aho nabababaje cyane ariko nyine tunase ngiye ko ntigeze mvuga ko ndi intungane mbese guteretana byagenze neza n'igihe cyaranagiye ahubwo umwana yaje ahangaha ati rwose ayadana ringiye kubeshya ibyo ari kurimba ntabwo ndimo kubyumvisha ati uri zahabu maze igihe kinini cyane ndimo kurota niko karimbo uyaje akoma mu mashyi mbese muri make nawe ugiye kuzajya muri audition rwose ati yego rwose ndibuze kujyamo amureba urabizi ko iriya rushanwa ari iryanjye ninjye uri butsinde umukobwa Olivier amubwira ati reka abacamanza aribo baza kudesida bafata umwanzuro mbega agakobwa kiyumva wake ubwo rero narinjye ko kwifuriza amahirwe rero mukoraho yirya umbyimyoza cyane cyahora agenda avuga ati ngiye ndimo kwibaza uyu mukobwa ibyo arimo gupanga umusore avuga ati wibyitaho byanga ubumwirengagiza ariko byanga byakundira ngiye ntangiye no kurakara ahubwo oya komeza uririmbe kari agakobwa ka Chantel n'ikindi ati komeza uririmbe ntutume kinjira mu mutwe wawe bityo rero uri zahabu nahoze ndota kuva kera hose ndetse kandi nanakora n'ibishoboka byose kugira ngo iyo zahabu ibe yanjye mbese ibintu bibubutamu ari nako n'igihe ibyo ni byiza cyane kabisa umukobwa yaje ahangaha atangira no kurepeta yandika akaririmbo kugira ngo azaririmba akaririmbo kanononsoye neza umukobwa isura y'ibimyi ariko akomeza kurepeta neza cyane ni akaririmbo ashaka kuririmba muri audition ahangaha mu rugo nyine yatashye yavuye ku ishuri akomeza inyandiko ze ndetse mu gihe cyakurikiyeho hano barimo gukoma amashyi bigaragara ko amarushanwa agiye kuba hari uwaje ati umunsi mwiza mwese ati yego turagusuhuje mama amazina yanjye rero nitwa Joyce ni Joyce nkaba naturutse muri International Student Music Festival aka kanya mwese murabizi neza cyane ko twishimye neza cyane tunatewe n'ishema no kuba ibingibi tugiye kubyereka tugiye kwerekana impano abantu munyeshuri mwese mufite rero mbifurije amahirwe masa mwese ati urakoze cyane hano uyu nguyu wigisha ahangaha muri iki kigo unashyuha cyane nuko nguko yaje uyu munsi rero ukuntu bigiye kugenda tugiye kugira audition ya nyuma kugira ngo turebe abantu ba nyuma mwese ndikubona mwishimye cyane ariko tugiye kumenya abantu bagiye kwitabira amarushanwa ya nyuma kugira ngo bazahagararire iki kigo cyacu n'abandi bantu baje ahangaha bityo rero amazina y'abantu bagiye kwitabira ahangaha bagiye guparticipa y'abanyeshuri muri iyi contest yacu ni aya ngaya atangira gusoma ati ni Victor Oko sinzi ukuntu yavuze uruzina murambona se ni wa muhungu wariye neza Belinda Hari umukobwa nawe bamukomera amashyi ahangaha Paul Ibo sinzi ukuntu ayira amazina yaho buriya nabo iyo bumvise turi kuvuga Chantel Ogubo iyo bumvise amazina yacu murambona ndetse kandi nanone umunyeshuri wa nyuma the last but not the least Olivia Jumbo umukobwa Olivia bamuvugiriza bigaragara ko batamukunze nyagasani bamuvugiriza bano barabibona barahangaha ndetse uyu mwana w'umukobwa abonye bamuhaye ahita yisohokera acaho aragenda ibingibi ntabwo yabishobora abishima barishima uyu musore Daniel yarabibonye ahita ahaguruka nawe ahangaha kugira ngo ajye kureba uriya mwana w'umukobwa agenda amwirutseho buriya abantu nibo batugira babi cyane aka kanya none reka tujye muri business dukore neza cyane reka umunyeshuri wa mbere aze kuririmba nyine tuba tumeze neza wari uzi ko hari umugani w'umunyafurika uvuga ko buriya ngo umuntu abona isi rimwe gusa mu buzima bwe nyine icyo tuzi ku isi cyonyine tukibona rimwe gusa mu buzima bwacu ngo tukiri abana ibisigaye byose ngo bisigara ari memories cyangwa se ari inzibutso z'ibyo bintu niko bavuga nyine niko uwo mugani uvuga ni umugani w'umunyafurika umusore yaje kureba Olivia avuga ati Olivia umwana w'umukobwa arimo kurira ahangaha yicaye
umwana avuga ati ntabwo ntekereza ko ndibuze kubicamo cyangwa se ari amarushanwa. uyu avuga ati hey, ndagira ngo unyumve, ntega amatwi, nyumva neza. ni umusore aramwegera gake gakeya ati buriya ibihe bigoye cyane ducamo nibyo bituyobora mu bihe byiza cyane by'ubuzima bwacu bikomeye cyane, ndetse kandi buri serago iyo ari yo yose iyo umuntu ayova akaminze akayicamo ituzanira neza cyangwa se ikatujyana hafi y'ahantu tuba dukeneye kuba turi. ntutume ubwoba bwawe bukubera kugwa kwawe cyangwa se ngo bukulimite nyine, ndetse kandi intambara reka iyi ntambara ntibere muri wowe cyangwa se ngo ibingibi bigutesha umwanya. wowe fata umwuka uhumeke cyangwa se uhumeke binini cyane, uri buze kuba umeze neza. umusore aramukomvinka, uri buze kumera neza. Olivia uranyumva neza cyane kandi ibyo ngibyo bikurimo. Olivia nyizera, ngiye nkwizereramo kandi ibingibi urabifite neza cyane, bimeze neza cyane. ndakwinginze ngwino tugende. ahangaha amarushanwa aho agiye kubera batangiye gukomanga. uyu noneho indirimbo yaje kuririmba ndabona natanazi ibyari byo. uyu musore atangira kuririmba ibintu ngo bya hip hop, ariko mu by'ukuri uyu musore ibintu ari kuririmba ndabona natanazi nta nubwo ari kujyana n'injyana. nyagasani abura uko avuga bamureba nk'uyu koko rabish. umusore koko nyagasani, umusore yizengurukaho cyane yabuze n'uko yavuga niba uyu ari kuririmba. ati gendemo kugenda kubera ko nshaka kugerayo. bararebye bakavuga ati se nk'uyu nguyu koko mbese ameze nka ntuza. reka nere kumurondora. ariko nyine abanyeshuri bakomeje kuririmba ahangaha bareba basa nk'uyu koko. uyava ati mu munsi mirire wacu mani, mbese kwa kundi abantu bakwemera kubera ko uri uw'iwabo gusa. avuga ibintu natanazi nanjye ahangaha. ati oya amafaranga ku mutwe wanjye ndimo gusenga Imana buri gihe ngo Imana impe guciringa. mpiga amafaranga mani twihiringira. ati yewe uyu musore dupfa kumukomera amashyi nta kundi. ni umusore waje ahangaha ndetse yewe bamukomeye n'amashyi yewe ntako batari bagize, ariko ibintu aririmbye ndamutse ntanga ibihembo sinzi. ukurikiyeho umuntu ukurikiyeho rero ni umukobwa witwa Chantel Yunana, sinzi ukuntu uruzina rwe barwita. niwe ugiye kuza mu nkomera amashyi guys ngo amarushanwa nayeda. yaravuze ngo yihenuye avuga ngo iri rushanwa agomba kuritsinda. umukobwa nawe bamukomeye amashyi bamureba ndetse baza no kumucurangira, aramucurangira aza ahangaha imbere. that's my girl, wone mukobwa wanjye. atangira kumwenyura bya nyirarureshwa. ariko afite ifitina ryinshi, abantu bafite ifitina we. abanza guhigimba no guhigimba kugira ngo yumve. ndetse nk'uko ururabo rwa roza rugenda rukura cyangwa se rugrowinga nyine rukura, ndetse kandi rugaturuka mu kirahure ruba ruteyemo. ni akaririmbo gatuje da yaririmbye ndikumva ari keza. nanjye niko ndimo kukubona ndetse kandi nkakubona mu maso yawe ndimo kukwitegereza nkabona urukundo rukurimwo. ni akaririmbo nyamara Chantel yaririmbye keza. ati iyo uri wenyine cyangwa se igihe ufite irungu uri wenyine, reka basi ari njye uza kukugaragariza iruhande, ndetse kandi utume urukundo rwanjye ngufitiye rujya mu mpande zose z'ahantu uherereye. buri rukundo rwose kubera ko buriya uguceceka kuvuga cyane kurusha amajwi manini cyane, ndetse kandi birangira urukundo rutsinze. love conquers, ni akaririmbo ka Chantel. ati ibintu ibyo ari byo byose ndetse urukundo ruranatsinda buriya. urukundo rugomba kuganza. umukobwa Chantel batangira no kumukomera n'amashyi nyine. urukundo ruratsinda. ni Chantel ariko nyine nubwo arimo kuririmba akaririmbo gafite amagambo meza, ijwi ryo nese ko mba nafashe mikrofone rikamurondore nyine, ijwi ryo ndumva. urukundo ruratsinda bamukomera mu mashyi. Principal abayume avuga ati nk'aba banyeshuri dufite koko ahangaha. bagenzi be za nkoma amashyize nazo zisuhuzanya aho bati urabikoze, yanga no kuva imbere. murakoze.
Chantel uyu nguyu ngo akunda umusore ariko umusore ntabwo amukunda. Ngewe abantu bankunda bose ndabakunda, urwo rwego rw'urwo rukundo ndarufite. Bimwe mwirwa mwivugishwa ngo wakunda ngiye bose ati wow uyu ushyuha. Ewan, iyo ni performance nziza cyane dukuye kuri Chantel. Sasa rero umuntu wa nyuma tugiye gukurikizaho rero wa nyuma Olivia Jumbo ni ukurikiyeho. Aya abanyeshuri ntibakoma no mu mashyi. Uyu nguyu nawe aratungurwa cyane. Olivia ari hehe se? Nyagasani umukobwa yasohoye. Nguriya Olivia araje rwose nyagasani. Kumbe umusore Daniel yaramukonvense aramuzana. Abangaba bose bamuhanze amaso, banze no kumukomera n'amashyi, bamuhaye zabu. Buriya abantu turi babi cyane. Ndi mubi cyane, nca abandi intege. Nge ntabwo mba nshaka kuvuga abandi rega. Yamuzanye ahangaha ni umukobwa n'akaririmbo yarakanditse, ndetse kuba afite n'akajwi keza twarabyumvise neza cyane. Umusore ajya kwicara ngo ryamuzanye amushyira hariya, impanga ziba ziri kuvuga amazimwe ahangaha. Ucuranga aramucurangira akaririmbo kugira ngo Olivia nawe aperforminge neza cyane. Ati ndimo kugenda muri izi nzira, ndetse kandi ndimo kubona ibinyoma ndetse n'ibisitaza byinshi cyane birimo guca mu mutima wanjye, ariko nanone nshobora kubyiyumvira nkumva ibyo bintu birimo kundwanya byose. Ni akaririmbo, ndetse kandi byose ibingibi nkaba ndimo kugerageza uko nshoboye, ndetse kandi mu byo ndimo gucamo byose nkaba ndimo kugerageza uko nshoboye n'umuhate wanjye kugira ngo ndebe ko nabicamo. Impanga ya mbere itangira gufashwa. Mbega akaririmbo. Ati nge ndimo kwitanga uko nshoboye kose, ndetse umwana w'umukobwa akora no kuri iki gikarito yambaye ku isura. Kumbe umwana ni na mwiza. Umutima wanjye wacagagurutsemo uducece, umutima wanjye barawucagaguye, ariko aka kanya narakubonye, cyangwa se ndimo kubona inzira nkongera nkanivumbura. Umutima wanjye byarawushinjaguye, ariko aka kanya rwose nakubonye iruhande rwanjye. Ni umwana w'umukobwa ni na mwiza. Use Chantel koko, aka kanya ndabohotse kubera ko ndi kumwe nawe nyagasani. Ubuzima bwanjye bwose narabukwihereye kubera ko nabohotse igihe nabaga ndi kumwe nawe. Nubwo byashajaguye umutima wanjye, byacagagurikiyemo umutima wanjye. Ariko aka kanya nabonye amahoro. Nyuma y'ibyo nanyuzemo byose bigacagaguramo umutima wanjye, ariko nongeye kubona amahoro cyane kubera ko amahoro yanjye nayaboneye muri wowe. Kuko aka kanya ndabohotse cyane. Ni akaririmbo. Mbese naciye muri byinshi, ariko muri uko guca muri byinshi nyuma narakubonye. Ahangaha ubwo wakwibaza nti ese uramutse ubonye marayika, cyangwa se marayika aramutse aje kutamubona mu isura y'umumarayika, wabwirwa n'iki ko ari we uje kugutabara, uje kugufasha mu bibazo byose? Abanyeshuri babonye nta kundi babigenza buriya, dore aba Chantel nabo urababonye, b'abanyeshuri bagendana na Chantel bakomeye amashyi. Ubundi biba bigaragara abantu bajagaraye cyane badashobora gufata umwanzuro. Wapi ushobora gusanga umuntu afana Arsenal akayigumaho mpaka mu bitsinzwi byose, akazishima nyuma y'imyaka 22. Mane mwere gukoma amashyi harani ko abandi babasha. Yewe reka dukoma amashyi y'umwana w'umukobwa, arabikwiriye cyane. Ndetse bahaguruka badimira cyane bavuga ati ubundi niwe twari twarabuze. Olivia ni wowe. Olivia uyavuga ati ewan. Umwana baramwishimira aramwenyura, n'isura ye yayigaragaza. None se muramwumvise uburyo aririmba, ariko ijwi ni nk'irya Ancestor. Nyagasani. Ariko abantu mukunda ijwi ryanjye ndabasuhuje mwese. Ati murakoze cyane. Abantu mukunda ijwi ryanjye muzaze mbagurire kamwe nimara kugafata, kuko n'ubundi kurikunda kwanyu nibyo bizatuma ngafata. Byarabaye amarushanwa yaje, uyu ushyuha avuga ati wow, iyi performance yari ubutamu cyane n'ukuri. Ndetse kandi namwe mwari muri ahangaha bihagazeho neza cyane ko mwaryohewe neza cyane. Bityo aka kanya tugeze kuri iri herezo ry'iyi show yacu, ndetse kandi murabizi hagomba kuba hari umuntu umwe watsinze uko byagenda kose. Bityo rero
umuntu wacu watsinze aka kanya ni barashyuha, nawe arashyuha cyane, bafite ubwoba abaririmbye bose. umuntu wacu watsinze bakomeza kureba Chantel, reba uburyo arimo kuvuga ngo ni jyewe Olivia Jumbo. umwana nawe biramutungura cyane gusanga yatsinze. ubundi baravuga ngo too much expectations, cyangwa se nyine kwitega ibintu byinshi cyane biratenguha. iyo ukoze witeze kuri buze kubona byinshi cyane biragutenguha. ati wawe mbega n'igikarito yagikuyemo. umwana w'umukobwa nuko yabanikiye abanga nibishake. umukobwa nuko yaciyeho aragenda mu nshingukeho cyane. Olivia arabibona, mbega yatsinze nyine. buriya uzashyira umuhate cyane mu gukora apana umunwa. hoya nese ko njye nkoresha umunwa ariko haba harimo n'ubwonko bwinshi da. nese twese twabishobora. Congratulations rero watsinze. nese Olive watubabariye basi ukaduhereza n'akandi karirimbo cyangwa ukongera ugasubiramo basi inshuro imwe nyine uzabanze uhige ko wakoze ibyiza ukibishoboye. umwana bamusabye ko yongera gusubiramo iyi ndirimbo, hanyuma basi bakongera bakayiryoherwaho. si ukuvuga ko n'abandi bataririmbye, ariko nyine ubwo nese si muba mubyumva nyine. ati ndi guca muri izi nzira zuzuye ibinyoma ndetse n'ibintu byinshi cyane bishenjagura umutima wanjye na taktike nyinshi, ndetse kandi umutima wanjye nkawushyiramo neza cyane, nkawushyiramo numva ibyo bintu byose, ndetse nanjye mfite umuhate. ariko ikintu kimwe nzi neza cyane nuko nitanze uko nshoboye kose kugira ngo ibi ngibi bikunde. ntako ntagize kuko nahize gukora neza nk'ibishoboye, kubera ko intwari zarihimuye. ndabizi ko hari ahandi hantu mwakarebye ariko si ibintu baba bavuga koko. yewe nese bukoko ubu simuhita mubibona. ati ibyo bintu byashanjaguye umutima wanjye, shattered my heart, cyangwa se nyine byacagaguyemo uduce cy'umutima wanjye. reba umusore hariya imbere, mbega akaririmbo karyoshye. ariko aka kanya nabonye amahoro n'umutuzo nyuma yo guca muri ibi byose, ndetse nawe nkakubona ubuzima bwanjye nkabwitanga. aka kanya ndabohotse, ibintu ni ubutamu cyane, ndetse kandi muri ubu buzima buriya biba bisaba ko ukora uko ushoboye kose ugashyiramo n'umuhate. ni nayo mpamvu mubona Ancestor Ignace buri munsi azana agafilime yakoze uko ashoboye kugira ngo noneho mwebwe muzihitiremo ibyo mushaka. umwana w'umukobwa yabahaye show, akaririmbo ni keza n'abandi baririmbye, ariko bivuze ko nyine bataririmbye keza nkawe. ni nayo mpamvu bamusabye. ni nayo mpamvu ushobora no gusanga no muri comment handitse ngo Ancestor uzazane n'akandi gafilime. yego nyine kuko akatambutse kakuryoheye. nese ubu tuvuge ngo ni ukwikina we? oya, niba ari ukwikina reka mbyihorere ko nzakazana uko byagenda kose. umwana w'umukobwa yabahaye show nziza cyane, barishima baranezerwa, baba abanyeshuri ndetse na principal n'abayobozi bari ahangaha. akaririmbo agasoza bamukomera n'amashyi menshi. murakoze cyane. impanga imuha utubizu twinshi cyane. igira hino Olive bamuherezaga boom, nuko nguko bamukomeye n'amashyi. niko bigenda. yarebanye n'uyu mwana Daniel avuga ati igira hino. disi buriya umuntu umwe aba ahagije cyane kugira ngo aguhereze motivation akuzamure. aramureba, wambonye? yego rwose nakubonye nyagasani. umuntu umwe aba ahagije cyane. byarabaye baje aha, niriya performance yari ubutamu cyane. congratulations kabisa, niwe uzaserukira iki kigo cyabo. ati ibingibi ntabwo nari kuba nabikoze atari wowe rwose. ati noneho kandi nanone buryo umeze mukobwa uri n'icyo kimaze. uyu avuga ati rero hari ikintu nshaka kukubwira wa musore we. afata cyane rwose ni igikise. umukobwa avuga ati nyine aka kanya nkwiriye kuguhereza ubusobanuro bw'ibintu byose byabaye, nyine n'uburyo nambaraga ibintu by'ibikarito ibintu. avuga ati nese ubihagazeho neza cyane ko ushaka kubivuga. umukobwa Olivia avuga ati yego reka nze nkubwire ibintu byose byabaye. ati nta kibazo ngaho mbwira rwose. umukobwa abanza kubitekerezaho aruhutsa n'umutima cyane. ati mu kigo nigagamo, ubwo hahandi nyine yanze, ubwo nyine nagiriye crush umuhungu, noneho uwo muhungu akaba yaricaranaga iruhande rwanjye mu ishuri nyine. avuga ati kumbe
ati rero nyine natekerezaga ko uwo musore uko mwiyumvamo nawe ariko anyumva, ariko byose ahubwo byari bitandukanye, nta naho bihuriye. nyine uwo musore natekerezaga ko ari mwiza, ariko nyine tunaje kumenya ko byose byapfuye. hari ukuntu shahu umuntu bamwiyumvamo nawe ukabona uwo muntu ni mwiza mani akanitwara nk'aho akwiyumvamo. rero uyu mukobwa niko byagenze kugeza umunsi yateguye akantu k'impano. umusore aramutangira ahangaha, hayi Olivia bimeze bite se? avuga ati hayi, none se rero nashakaga kuguhereza akangaka, ni impano yaramuteguriye nyine ku isabukuru yawe. yavuga ati wanzaniye akantu, reba uwo muhungu byabaye. ati yego rwose, ndetse kandi nyine nari naratekereje wenda ko ushobora kugakunda, noneho nyine nshaka ko numva nakaguhereza. umusore avuga ati urakoze cyane Olivia, urabizi nyine wowe njye nanjye nyine njyewe urumva njye nawe nyine ariko nanone uri isogoro cyane nyagasani. nyine umukobwa yaramubwiye ngo ashobora kugakunda wenda nawe akaba amwiyumvamo. umusore ahita amubwira ati you are too ugly to be my girlfriend, mbese uri isogoro cyane. umukobwa yaratunguwe ati ntabwo uri type yanjye wa mukobwa we nyagasani. nyine nk'ibyo ndimo kuvuga, nose abantu bavuga iki baramutse bambonanye n'umukobwa w'isogoro nkawe nyagasani, ngo ushaka kuba girlfriend wanjye nawe ukanyangiriza ibintu byose. shaho abahungu nabo, reba uwo muhungu urimo kubivuga ngo ni isogoro uyu muhungu acaho aragenda asubije umukobwa impano ye. binagaragara ko aribyo byatumye umwana w'umukobwa ataha adashaka kwerekana isura. ati icyo gihe niyumvise nkaho wagira ngo nyine nta gaciro mfite. umusore yarabyumvise Daniyeli nyagasani, mbese umukobwa nibyo byabiteye kumbe. shaho mwagiye mukontorora amagambo yanyu. umusore avuga ati umbabarire cyangwa se wihangane, I'm so sorry ku byakubayeho. yavuga ati Daniyeli urakoze cyane, urakoze cyane wa musore, wenda gushimiye cyane kuri buri bintu ibyo ari byo byose, ukaba waramfashije no kugarura basi uko nari meze ngewe wa kera, n'icyizere cyanjye nigiriraga, ibi byose ndimo kubigushimira cyane. umwana byaramubabaje, naho ukagenda urimo kubunza uwo munwa wawe ubundi bantu bunza umunwa. umusore amuhanagura n'amara avuga ati urisanga cyane, ndetse kandi uri n'icyo kiburiya wa mukobwa niba utari unabizi. umwana ni na mwiza, nuko kari agasore buriya kiyumva cyane shahu. ikintu mbikundira, ikintu nkundira isi, iyo wiyumva nka kuriya uhura n'umuntu ugukosora akakunoza. muzabimbaze ndabizi nyagasani. umwana byaramubabaje cyane. hano mu rugo uyu mugore ahora arimo gucuruza ibitenge. hoya nase natekereza ibi bitenge wazanye ari byo. ati Sandra nase ni gutavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, nase ushobora kureba ibi bitenge byose nakuzaniye mu buryo buhendutse, noneho n'ibikoresho bihendutse. umwana nuko yata gute komera. umubyeyi atungurwa no kubona umwana watambaye mask nyagasani, biramutungura amureba. muntu we nase umeze neza. ati yego mama ameze neza, ibintu gira hino umwana wanjye aragarutse, n'ibiki byose nyagasani. umubyeyi aratungura ati my baby ndagusuhuje ma. ati nase wagarutse, hindukira nkurebe. ati uyu ni umukobwa wanjye w'igikundiro cyane, gira hino mwana wanjye nyagasani. umugore ayambira umukobwa we avuga ati ngwino wicara ahangaha rwose, ngwino wicare. ni umubyeyi wikorera mbega ukuntu uri icyuki mwana wanjye, mana mbega nyagasani. ariko ushatse ubwo bugambo bwawe urimo kubunza ngo abantu ngo kari agakobwa urakabona, ngo uriya musore ngo ni rubi cyane, n'ubundi se ko bitakwinjiriza. abacamanza bakora akazi ko guca imanza bahembwa ku kwezi, wowe uri guca imanza ku buntu nyagasani. ibyo bintu uzabicikeho cyane. nahangaha mu rugo ndetse igihe cyaragiye. mu gihe cyakurikiyeho ati mama umbabarire cyane, ni ukuri ntabwo nzongera kubufata icyo cyaka wa muginga ufunga umunwa kigoryi kiri aho ngaho gusa. urimo gusaba imbabazi zisa z'iki z'ubwo bugoryi bwawe. njyewe nabwiye papa guhagarika gutakaza amafaranga ngo ari kukohereza ku ishuri. reba uburyo umeze, ku buryo wabaye nk'ibandi, uri ikigoryi cyane. njye ndiba kwiyumva nkaho wagira ngo urimo kumfata umuginga nshatse nanakuniga n'ibiki byose. reba
ibi ngizi intoki zanjye nzazikoresha n'izi nzara amaso yawe nyaburoke wa muginga. Egera hino uvuye he? Ngera hino wa muginga, ni ukubera icyo urimo kugenda nkaho uri ikigori gise. Umwana avuga ati mama umbabarire cyane, uresari cyane muginga buretse uze kure ibyo nguko ati manda ndakwenge kikiko wakigurye funga umunwa kitafite agaciro n'iki, funga umunwa wa muginga we. Umugore yinjira mu nzu ndetse umuryango aranawufunga. Uyu mwana niko yarabayeho mu rugo. Buriya abantu bose bagira neza baba bazi ingaruka zo kugirirwa nabi. Nta kuntu nyine buriya abantu bifata ukuntu baba batarahura n'ibyo bintu. Uyu mwana yifitiye umutima mwiza, ni nawe wagaruriye icyizere uriya mwana w'umukobwa Olivia, ariko nyine iwabo afashwe nabi. Umwana nta kindi yakoze, yaraje yicara ahangaha ku ruhande abitekerezaho cyane. Ubwo bisobanuye ko aba anarara n'aha hanze igihe bamufungiranye, ari nayo mpamvu tubona ku ishuri harimo gusinzira. Agakapu ke niko kamubereye ikiringiti, akamubera n'umusego. Naho wowe uraho urimo kuvuga ngo uriya muntu ni mubi, ngo uriya muntu ngo isura ye ngo afite n'ibiheri. Uteye asiki cyane, uteye asiki. Nimwihane igihe cy'igihari, kuko ejo wasanga udafite ubwo bushobozi bwo kwihana, cyangwa se ukabura n'amahirwe. Abafite amatwi nibumve ibyo umwuka wa ancestor ababwira. Umwana yaryamye ahangaha arimo kurira n'amarira menshi. Ubwo imbeho igiye kuba iy'ijoro ryose. Byarabaye ahangaha urabibona n'umugabo kakanya ndishimye cyane, njye none nubwo ndi no kubasha no kurya kubera ibyishimo birimo kunyica cyane, igifu cyuzuye ibyishimo byinshi. Atarakoze cyane mayidiya koko nyine nkuko babivugaga ni ya faze nase ako gahungu urimo kuvuga kitwa Daniel, njye nshaka kukabona byihuse cyane. Uyavuga ati oke ujye umuhamagara umwana Daniel azahangaha aze muri uru rugo uko byagenda kose, ndamushaka di. Mbese umukobwa baramubwira ngo azane uwo Daniel, ni agakobwa keza uretse ifite inamuba mufite gusa na Tanazi, kandi birangira munatsinzwe ye. Cyane rwose bishimye ahangaha. Urisanga cyane sha Daniel we, urisanga cyane, urakoze cyane nyakubaha. Ni umugabo umva ngiye sinzi uburyo nagushimiramo rwose wa musore we, ndetse ngiye umuryango wanjye natwe turishimye cyane, ibintu ni ubutamu cyane, turimo gushima kuko wakoze akazi gakomeye cyane. Ubwo uyu mukobwa Olivia yatangiraga kwambara kiriya gikarito ku isura ye, umva byabaye ibibazo bikomeye cyane, kubyakira byaratunaniye. Ni ukuri twari twatakaye, nta nubwo twari tuzi n'ikintu dushobora gukora, tutanazi n'ubufasha twatanga. Twagerageje buri mahirwe yari yo yose dufite ahashoboka kugira ngo uyu mukobwa yongere ave muri kiriya gikarito, ariko akomeza guhatiriza kucyambara. Ahantu hari hose agiye akajya yambara ibikarito n'ibiki byose. Uyavuga ati urisanga nyakubahwa, ati nyine yarakeneye umuntu wo kuhamubera gusa. Uyavuga ati yego urimo kuvugisha ukuri, yarakeneye umuntu wo kuhamubera. Ndetse wa musore we ukaba waraje rero, akaba aribwo winjiyemo warangiza ugakora ibyo twebwe tutigeze tumukorera. Nkubwije ukuri wa musore we turagushimiye cyane nyagasani, urakoze cyane. Uyavuga ati urisanga nyakubahwa rwose. Andabizi nyine. Ndetse wa musore we n'ubuzima bwawe buranda nabuzi ko ubuzima bwawe atari bwiza, ndetse tubimeze neza. Uyu mukobwa yatubwiye nyine uburyo uri umuhanga cyane ku ishuri, uciye akenge simwaye nka ancestor. Reka nanjye nge nivuga mani, mwebwe muraryoherwa gusa. Ndetse kandi wirengagije n'ibisitaza uhuramo nabyo. Nyine ndimwe kuvuga ibyo mu rugo. Ndetse kandi ndabizi wa musore we kuri umusore utuje cyane, udakunda no kuvuga amateka yawe n'ibiki, ariko ukaba uri umuhanga cyane. Ndabizi wa musore ufite n'ahazaza nka ancestor Inyase. Turakoze cyane nyakubahwa, urisanga cyane, ufite potential. Umubyeyi avuga ati nawe ufite n'umutima mwiza wa musore we. Yego ufite n'umutima mwiza, afite umutima mwiza. Yego siko, yego afite umutima mwiza. Umubyeyi avuga ati bityo rero wa musore we, ngiyewe ku giti cyanjye ndetse n'umugore wanjye aka kanya turi ahangaha twafashe umwanzuro, twebwe turashaka cyangwa se twemeranije kukwereka appreciation cyangwa se kugushimira kubw'ibikorwa byawe n'imbaraga zawe washyizemo. Ati yego mpereza ikiganza ahangaha, ariko tubuye umwana tumufashe tumuzamure. Ariko nanone hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza wa musore we.
mbere yuko tuguhereza ubwo bufasha cyangwa se ibindi. None se ni gute uri buze kwiyumva wa musore we uramutse noneho ugiye kujya kwiga ahantu ukigira noneho no kwigira muri cyangwa se tuzakurihira muri kaminuza nyine nurangiza kaminuza yose tukayikwishyurira kuva uyu munsi nyine amashuri urimo kwiga kanya ati ngiye noneho nkajya kwiga na kaminuza se ati cyane rwose ati nyakubahwa ibyo ngibyo sinzi uburyo nabivugamo mbese uyu musore bamusezeranije ko bagiye kumwitaho kuva noneho kugeza asoje kaminuza reba ati rwose ndimo kukubona ndetse ndibuze kuvugana na papa wawe kuko nzahura nawe ariko nyine nshaka kutekereza n'amasomo ushaka kuziga muri kaminuza ibyo byose birimo kuba ati urakoze cyane nyakubahwa. Umusore arashima avuga ati bimeze neza nyagasani. Uyu musore yahuye n'umukobwa yirengagiza ibyo abandi banyeshuri bose bakorera uyu mukobwa none reba babereranye bya bindi nakubazaga tugitangira bwa mbere. Ubonye marayika wabwirwa n'iki ko ari marayika? Nubwo wabimenya ntabwo ushobora gupfa kubimenya ibyo bintu ko ariko bimeze. Bityo rero byaba byiza buri muntu wari wese umwakiriye bagiye no gufata amafunguro nyine umwakiriye mu buzima hanyuma muri ubu buzima ubwo ukitwara uko ugomba kwitwara nyine nta guca amazi abandi nta kugira gute kugira ngo ubuzima ubashe kubusunika kubera ko umuntu ufashije ari we ushobora no kugutabara mu gihe gikurikiyeho. Nibyo ngibyo nashakaga kuvuga gusa. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo ako nshyizeho kandi uzajya ukabona bitakugoye. Babafite babyumva urukundo mbakunda ni nkihwa mbafite ku mutima cyane. Amazina yanjye ni Ancestor Ignace ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.